Impano 14 zoroheje wagenera umukunzi wawe ku munsi mwiza w'abakundana witwa Saint Valentin. Wa munsi w'abakundana wageze. Buri wese ufite umukunzi arashyashyana haranira kumushimisha no kumusigira urwibutso ruzahora rutemba mu mutima we. Impano ni nyinshi zo kumugenera, ariko hari izibanze abantu batandukanye bagaragaza zo kubakiriraho. Gukunda ni kimwe mu bintu byiza kandi bitangaje bishobora kuba ku muntu, bikaba gahebuzo iyo akunzwe n'uwo umutima we wihebeye, kuko bihindura ubuzima bwe umunezero uhoraho. Ni nayo mpamvu itariki ya 14 Gashyantare, umunsi ubusanzwe Kiliziya Gatolika yageneye Mutagatifu Valentin, Saint Valentin, ufatwa nk'umurinzi w'abakundana warenze imbibi z'idini, utangira kuzirikanwa no kwizihirizwa na buri wese ufite uwo bakundana. Ni umunsi abantu abato n'abakuru, aboroheje n'abakomeye usanga bongera kubwirana amagambo meza y'urukundo, ari nako baherekeranya impano nk'uburyo bwo kongera kugaragarizanya agaciro buri umwe afite mu buzima bwa mugenzi we. Hari bamwe ariko usanga kumenya impano ikwiye bagenera abakunzi babo biba ingorabahizi, ari nayo mpamvu twifashishije imbuga zitandukanye zirimo El Clement tubakusanyiriza urutonde rw'ibintu 14 byoroheje waha umukunzi wawe kuri uyu munsi. Impano ya mbere waha umukunzi wawe kuri uyu munsi wa Saint Valentin ni shokora. Niba uri umusore ukaba wibaza impano waha umukunzi wawe kandi yoroheje bitewe n'ubushobozi ufite, hari ubwoko butandukanye bwa shokora ushobora kumugurira kandi umutima ukishima. Kugira ngo birusheho kumuryohera, ushobora kuyimuherekesha indabyo, ukaba wabimushyikiriza wowe ubwawe cyangwa ukamutumaho umuntu. Impano ya kabiri ni divayi. Nta cyashimisha umukunzi wawe kuri uyu munsi nk'impano ya divayi, by'umwihariko itukura, dore ko nayo ubwayo isanzwe ikoreshwa mu kwizihiza urukundo. Ushobora kumuha icupa rifunze neza cyangwa ukaba wayikoresha mu guherekereza amafunguro mwasangiye, haba mu rugo cyangwa aho mwasohokeye. Impano ya gatatu ni imyenda. Niba uteganya kuza gusohokana n'umukunzi wawe kuri uyu munsi mugasangira mwishimira urukundo ruri hagati yanyu, ushobora kumutungura ukamugurira ikanzu ari buze kuba yambaye. Uretse kuba ibi bimurinda guhangayika ashakisha umwenda ari buze kwambara ukakunyura, ni n'uburyo bwo kumwereka ko urukundo umukunda rwaguhaye ubushobozi bwo kumenya ibimubereye. Impano ya kane ni inkweto. Si umusore cyangwa umugabo gusa ushobora gutungura umukunzi we akamugurira impano y'umwambaro, ko n'umugore ashobora kubikora, ariko noneho akaba yamugurira inkweto. Niba wibaza impano yoroheje kandi itagoye kubona waha umukunzi wawe uyu munsi, nyarukira mu iduka umugurira inkweto, ariko wibande cyane kuzo ashobora kwambara mu bihe bisanzwe nka sneakers. Impano ya gatanu ni isaha. Ku rutonde rw'impano zoroheje kandi zishobora kuboneka mu biciro bitandukanye bitewe n'amikoro yawe, ntihakaburemo isaha. Isaha uretse kuba ari kimwe mu by'ibanze ku muntu wese uzi kandi ukunda kurimba, ni n'uburyo bwo kwibutsa umukunzi wawe kujya azirikana kubahiriza igihe mu byo akora byose. Impano ya gatandatu ni ububiko bw'ibikoresho akunda gukenera. Niba umusore mukundana cyangwa umugabo wawe ari umuntu ukunda kubika utuntu twose ku murongo, impano yoroheje ushobora kumugenera kuri uyu munsi w'abakundana ni agasanduka ashobora kubikamo udukoresho tw'ingenzi nk'amasaha, imikufi n'impeta. Impano ya karindwi ni umubavu. Umubavu ni umwe mu mpano waha umukunzi wawe, waba uri umugore cyangwa uri umugabo, akishima ndetse akongera kwibuka ko umukunda kandi iteka uhora umuzirikana. Impano ya munani ni ikawa n'agakombe kayo. Niba uzi neza ko umukunzi wawe akunda ikawa byahebuje, ushobora kumutungura kuri uyu munsi wa Saint Valentin, ukaba wamugurira iyo azajya yitekera ndetse n'agakombe ashobora kuyitwaramo agiye nko ku kazi cyangwa ahandi. Kugira ngo ariko birusheho kumushimisha, ushobora gusaba aho wayiguriye akaba ari bo bayimugezaho. Ku bafite abakunzi bakunda kwisiga ama makeup, impano ya 9 ni ukumugurira bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kwisiga makeup. Kuri uyu munsi nta cyashimisha umugore wawe cyangwa umukobwa mukundana nk'impano y'ibikoresho byifashishwa mu kwisiga makeup, ndetse byaba na ngombwa nabyo ukaba wabyongeramo. Ibi kandi biroroshye kuko ababicuruza
abacuruza bashobora kugufasha kumuhitiramo ibyiza bakurikije uruhu rwe, cyangwa nawe ukaba wagendera ku byo asanzwe akoresha. Impano ya 10 ni amaherena n'umukufi. Kuri uyu munsi kandi ushobora gutungura umukunzi cyangwa umugore wawe, ukaba wamuha impano y'amaherena cyangwa imikufi bijyanye. Byaba akarusho kandi ushobora kujya kubikoresha aho wahitamo ko bijyana n'umudari usa n'icyo ushaka. Ibyo ngibyo bikaba bifite icyo bisobanuye mu buzima bwanyu. Impano ya 11 ni ikofi. Mu zindi mpano zoroheje ushobora kugurira umukunzi wawe ku munsi mwiza w'abakundana Saint Valentin, hazamo n'ikofi ashobora gutwaramo ibyangombwa bye, amakarita ya banki. Aha ushobora no guhitamo inini yajyamo na telefone igendanwa. Impano ya 12 ni ikanzu yo kujyana mu bwogero. Iyi nayo n'indi mpano yoroheje buri wese ashobora guha umukunzi we kuri uyu munsi, ikaba yamushimisha ndetse ikajya ituma afata umwanya wo kumutekerezaho, dore ko buri uko ayambaye agiye cyangwa avuye mu bwogero yajya ahita amwibuka. Impano ya 13 ni imyenda yo kwambara mwaruhutse. Niba utarigeze ubona umwanya uhagije wo gutekereza ku mpano waha umukunzi wawe kuri uyu munsi, ushobora kumugurira imyenda yo kwambara igihe yaruhutse izwi nka joga. Aha ushobora kumuhitiramo imeze kimwe n'iyawe ku buryo igihe mwembi tagiye mu mirimo mwatemberana muyambaye. Impano ya 14 ifunguro ryihariye. Kabone nubwo mwaba mubana cyangwa musangira inshuro nyinshi mu cyumweru, nta mpano ikomeye yaruta kuba watungura umukunzi wawe kuri uyu munsi mugasangira ifunguro riteguye ku buryo bwihariye, kandi mukarisangirira ahantu hatuje hateguwe mu buryo bugaragaza urukundo mu mpande zose. Yaba umugore cyangwa umugabo ashobora gutegurira umukunzi w'ifunguro ryihariye, aho bashobora kurifatira mu rugo cyangwa ahandi hantu yahisemo. Mukomeze kugira umunsi mwiza w'abakundana, imvi zanyu zizaba uruyenzi mwibereye mu munyenga w'urukundo.